Igitabo cya Samweli wa mbere ibice 25. Hariho umugabo w'i Mowabu, kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali, n'umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi. Yari uwo mu muryango wa Kalebu. Dawidi akiri mu ishyamba, yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 10, arababwira ati, muzamuke mujye i Karumeli, musange Nabali mumundamukirize. Mubwire uwo mukire muti, amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe, no ku byo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe, nta nabi twabagiriye, nta n'icyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Baza abahungu b'ibawe barabikubwira. Aba bahungu bakugirireho umugisha, kuko tuje ku munsi mwiza. Nuko ndakwinginze, ikiva mu maboko yawe cyose abe ari cyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho, babwira Nabali mu kigwi cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana, baburangije baraceceka. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati, Dawidi ninde? Kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse ba shebuja. Mbese mende ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye, n'inyama mbagiye abakemuzi banjye, mbiha abantu ntazi iyo baturutse? Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo, bagezeyo bamutekerereza uko byagenze byose. Nuko Dawidi abwira abantu ati, umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye, Dawidi nawe yambara iye. Abantu nka 400 bahera ko bazamukana na Dawidi, abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati, umva Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye arabakankamira. Kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoze isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Batubereye inkike ku manywa na nijoro, igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye utekereza icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Nuko Abigayili agira vuba, yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumba 2 za vino, n'inyama z'intama 5 zihiye, n'ingero 5 z'ingano zikaranze, n'amaserijeni y'inzabibu zumye, n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha indogobe. Abwira abagaragu bati, nimujye imbere mugende, ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi, Dawidi n'abantu be bamanuka bateganye ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati, nukuri narindiye ubusi by'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira. Namugiriye ibyiza nyitura ibibi. Niburinda gucyara umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimporegere Dawidi ndetse bikabije. Nuko Abigayili abonye Dawidi, ahuta ava ku ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge aravuga ati, Nyagasani, icyo cyaha aba ari cyo gihereraho, ndakwinginze ukundire umuja wawe ngira icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze Nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, uko yitwa niko ari, izina ni ryo muntu. Nabali ni ryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamere ye. Ariko jyewe nk'umuja wawe, sindakabona abagaragu bawe watumye Nyagasani. Nuko none Nyagasani, nk'uko Uwiteka ahoraho, nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Icyampa abanzi bawe n'abakwifuriza inabi Nyagasani bakaba nka Nabali. None ngiri ituro ry'umuja wawe ngo utuye Nyagasani, rihabwa abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze, mbabarira umuja wawe icyo cyaha,
Uwiteka ntazabura kubakira inzu idakuka, kuko nyagasanurwa n'intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nubwo abantu baguhagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli, ntuzagire umutima ukubabaza nyagasani, kandi ngo uguhane kuko wavushije amaraso ubusa cyangwa se kuko wahoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kukugirira neza nyagasani, uzibuke umuja wawe. Dawidi asubiza Abigayili ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe. Ubwenge bwawe bushimwe, nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso kuba ari jye wihorera ubwanjye. Ni ukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho yambujije kukugirira nabi. Iyaba utatebutse kunsanganira, bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Nabali. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati, zamukira usubire iwawe amahoro. Ngaho ibyo uvuze ndabyumvise, ndakwemereye. Nuko Abigayili asubira kwa Nabali, asanga yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima nuko yasinze cyane. Nicyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari icyoroheje, ari igikomeye burinda buke. Bukeye mu gitondo, Nabali asindutse, umugore we amutekerereza ibyo, umutima we uraraba igiti. Hahise iminsi 10, Uwiteka akubita Nabali arapfa. Bukeye Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, aravuga ati, Uwiteka ashimwe wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga, akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi nabi ya Nabali Uwiteka arayimwituye. Hanyuma Dawidi atuma kuri Abigayili kumureshya ngo amucyure abe umugore we. Abagaragu ba Dawidi bageze i Karumeli, basanga Abigayili, baramubwira bati, Dawidi akudutumyeho ngo agucyure ube umugore we. Nuko arabaduka arunama yikubita imbere yabo, aravuga ati, dore umuja we, ndi uwo koza ibirenge by'abagaragu ba databuja. Nuko Abigayili agira n'ingoga, arahaguruka yinagurira ku ndogobe, ari kumwe n'abaja 5 bamukurikiye, akurikira intumwa za Dawidi, nuko aba muka Dawidi. Bukeye Dawidi arangora Ahinowamu w'umunyayezereli, bombi baba abagore be. Kandi Sawuli yari yarashyingiye Pariti mwene Layishi w'i Galimu Mikali, wa mukobwa we wari muka Dawidi. Uyu mugabo witwa Nabali, Bibiliya ivuga ubutunzi, ubukire bwatumye ahinduka ikigoryi, ananirwa guca bugufi yihindura umwibone, ananirwa kubaha abagaragu Dawidi yaramwohereje, asuzugura Dawidi abinyujije mu bagaragu be. Byatumye Dawidi rero yuzurana n'uburakari, afata umwanzuro wo kujya kurimbura abasore be. Ubwo hagombaga kubaho urugamba, ibya bintu byose byamwoshyaga byari gushira mu kanya gato. Uyu mugabo rero Bibiliya iramwita ikigoryi, hanyuma umugore ikamwita umunyabwenge, kuko umugore we yakoresheje ubwenge, yicisha bugufi, ajya gusaba imbabazi Dawidi, aragenda amupfukama imbere, agenda yitwaje ibyo kumutura, aragenda akoresha intwaro yo guca bugufi, yicisha bugufi, ntiyigira umugore w'umukirekazi, yicisha bugufi asaba Dawidi imbabazi. Hanyuma kubwo guca bugufi k'umugore wa Nabali, Dawidi yemera gutanga imbabazi. Aramubwira ati, ubwenge bwawe buragukijije we n'umuryango wawe. Ni isomo kuri twese, ubutunzi uko umuntu yaba ameze kose, ibyo waba utunze byose ntibikatwoshye ngo twishyire hejuru, ngo biduhindura abantu batavugirwamo. Ibyo byatumye Nabali kandi akenyuka, birangira kandi n'umugore wa Nabali Dawidi amucyuye amugira umugore we. Ubwibone n'ubwirasi ni icyaha Imana yanga urunuka. Imana ibahe umugisha.